kudahuza umuco mvuga umuntu umwe ni umurokore w'indani muri ADPR nubwo ubwo mu ntambara yarwanye nibagiye yo gushwana na ADPR yarangiye yanasutse hari icyo biba bivuze kuri psychology y'umuntu ukiri muto undi ni umuntu wevuriwe mu kisilamu umuco West Africa umuco wa hano mutagize uwo mwanya munini wo kumenyana akunda iki yanga iki sibyo bivuye aho kimwe cy'imyaka nakubwiraga none tujye muri communication buriya communication ni ikintu urukundo rukenera ibintu bitasaba complication ukenera imikino y'ubugoryi nimba ukundana n'umuntu wawe mutajya mukina imikino y'ubugoryi burigiye muganira ibintu biri serious nta mwanya w'ibintu biraho mutagira ngo urwo rukundo ruraryoshye sibyo ibyo bintu byoroshwa na communication ko mwumvikana abantu umwe ni umufrancophone pire avuga français de France mugani wo mucambuzi undi ahanyanyaza mu cyongereza cyenda gusa nka kimwe cyankuye mu rugi cya isingsat sibyo communication iri bugorane uwo muntu none wareba evolution ye uze kureba amakuru averifiye ntafite neza yizewe avuga ko Idrissa Ouedraogo ari umuntu wevuriwe mu buryo mu gisirikare yambwiye ko uyu muntu yabaye umusirikare utari n'umusirikare usanzwe ushobora no kuba yaravuzwe no muri za coup d'etat hariya muri iyi minsi birareflectinga birerekana sura ki mu Rwanda dufite imbere bitewe na mindset turi kubona mu Rwanda imbere bizaba ibindi tuzaganira dufite u Rwanda rw'imbere rw'abantu bazajya batinya ngo tugiye kujya tubona abantu bike gitsina byose ibitsina byombi tuzabona abagabo badashaka ingo nagira amahirwe abona umukobwa umubwira ko yamuteye inda ubundi asigara atekereza uko bizagenda tugiye kubona abakobwa bazajya yifuza kubyara nta mugabo yumva arakeneye iyo independence tugiye kubona ubwiyongere bw'abatinganyi kubera ubwo buryo ingo zitakiryoshye tuzabona na divorce zizarushaho gukomeza kwiyongera yego nizere ko ubumeze neza nizere ko muri amahoro i Nyagasani aho muri mu bice bitandukanye byose by'isi ariko by'umwihariko mwe mukunda One Nation Radio Diaspora Rwanda ijwi rya Diaspora Rwanda nizere ko bumeze neza turi kumwe na Yves mwe mu rugendo n'umusesenguzi tubana mu bihe bitandukanye Yves nizere ko umeze neza nizere ko uyu munsi waramukanye Imana waramukanye Imana meze neza cyane ndashima Imana meze neza nizere ko n'abadukurikiye bameze neza abantu beza natwe tukaba abantu beza cyane okay ni byiza cyane kuganira nawe ariko muri iyi minsi usigaye ubona ute imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga uzi ko zisigaye zarabaye official channel zo gutangaza amakuru ku buryo ushobora kumenya umukinnyi utishimye mu ikipe bitewe n'ibyo atangaza ushobora kumenya n'uri kwerekana ko ari mu marembo yo kongera amasezerano bitewe n'ibyo ashyiraho cyangwa ukabona urugo rurimo ibibazo bitewe n'ibyo batangaza cyangwa bavuga cyangwa urugo rumeze neza aho umuntu ashobora kuba yitwa wenda Joyce Igiraneza yanabisize mu izina rye iminota ibiri akaba yahinduye yashyizeho Joyce Mukamwiza n'urugero ngo yavuze ko umugore we Igiraneza yasubiye ku izina rye rya kera cyangwa nyuma ukumva ngo n'amafoto twari dufitanye yayakuyeho burya iba ari message mpamvu nca kure iwacu ni ukubaza iki kibazo abantu bakigarutseho mu buryo butandukanye ariko wowe reaction yawe ni iyihe nyuma yo kubona umwana w'umukobwa unisera ko ari umuhanga kandi ubona n'uburyo amezemo n'ibyo akora ugendeye kuri ibyo ngibyo wamushyira muri kategori njyewe namushyira muri kategori yo kubona ko ari umuntu mwiza
ariko agatangaza ibintu biremereye kuriya, abantu babisobanuye ukundi, turagenda tugaruka ku mareaction atandukanye, abafeministi uko icyo bavuze n'abandi, ariko nyuma y'amezi 3 umwana w'imyaka 23 agatangaza ibintu biremereye kuriya, wowe ukibibona biriya bintu reaction yawe yabaye iyihe? reka mpere aho wari wahereye. Mm. Buriya imbuga nkoranyambaga mu buzima bw'abanyarwanda zajemo ibintu bibiri. Hari abantu imbuga nkoranyambaga bakoresha imbuga nkoranyambaga, hari n'abantu imbuga nkoranyambaga zikoresha, hari n'abantu bari aho hombi. Ni ikintu cyaje mu buzima bw'abanyarwanda kiza kizanye ibisubizo, abantu koko ibyo bisubizo bamwe baranabiyoboka, ariko uburyo bwo guhandoringa ibibazo byazanywe n'izo mbuga nkoranyambaga bikiri kugora abantu. Ubu uyu munsi byashoboka ko imbuga nkoranyambaga zitaraza, hari umuntu ntari kumenya amakuru ye cyangwa amateka ye ntabivanye kuri radiyo. Ubwo bisobanuye ngo kumenya amateka y'umuntu n'ibyo ari byo byasabaga kuba ari icyamamare kandi cyanyuzwe no kubitangaza. Ariko uyu munsi binyoroheye kumenya amateka ya Igiraneza Joyce uwo wari uvuze, nta autobiography yigeze yandika cyangwa yandikwaho, nyine yifashisha abantu mu kumwandikaho, atari n'icyamamare, simply kubera ko yabashije gukora imbuga nkoranyambaga zikamutumbagiza, nyine akagira aba followers benshi, nyine akamenyekana. Ibyo bigatuma rero navuga ko imbuga nkoranyambaga zabaye ikintu uyu munsi kibangamiye ubuzima bw'abantu bamwe na bamwe, kandi kizajya kibagiraho ingaruka by'igihe kirekire. So wari ubijyanye rero ngira ngo kuri ibi biri gutrendinga by'uyu mukobwa w'umunyamuziki, ahubwo niwe wari uri kubihuza. Umunyamuziki wo guhimbaza Imana. Yego, we kese ye mbona kuba byaje ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari ikibazo, kuba ariho byaturutse. Niba urubuga ari ukirukoresha batamuhakinze, nta kibazo mbibonamo cyane, kubera ko ni icyamamare. Iyo uzwi uhinduka brand igera nyine ku bantu, ibyo ukora biba bifite uwo muyoboro bicaho, ushobora guhinduka ikirango cya brand yawe, kugira ngo ugere kuri ba bantu bawe icyarimwe bose bakuze. Urwa rubuga nkoranyambaga rushobora kuza kugufasha. Niyo mpamvu ubukwe bwe bwanditswe mu bitangazamakuru, niyo mpamvu abantu babutanzeho ibitekerezo, abo bireba n'abo bitareba. Niyo mpamvu no kutishima, Utanga ibitekerezo, hari abo biba bireba n'abo bitareba. Uvuga ngo iyo uri celebrity uinviting abantu bose. iyo uri celebrity, iyo wamamaye, ukanabohokerwa no kuvuga ubuzima bwawe tukabumenya, ukabuzana hanze, abo bireba n'abo bitareba bagutanga ibitekerezo, bakugiraho ijambo. Sibyo? Nyuma yo kukugiraho ijambo, hari igihe ugera ugasanga bitakikuryoheye. Niyo mpamvu hari abantu benshi nyuma y'ubuzima bw'ubwamamare bahitamo kwihisha iteka ryose, agomba atagishaka ko abantu bamenya ngo ahugiye mu biki, abaye hate. Niyo mpamvu ibyamamare bimwe bigera igihe kwa n'izo mbuga nkoranyambaga ntibakizikoresha. Niyo mpamvu bimwe mu byamamare iyo bamaze kugira amafaranga ahagije, bajya kuba kure bakikorera ibintu bimeze nka pariki, bakiyubakira amavila ahantu mu mashyamba, bakagura ubutaka bunini cyane, ariko inzu irimo ari nk'ino studio yacu gusa. Nta kindi kintu baza kurenza, icyo bakeneye ni vie prive yabo. We rero kuba yarabinyujije hariya ntabwo aricyo kibazo mbifiteho. Ikibazo mfite ahubwo ni ibyabaye biri muri we n'ibimubayeho ku myaka ye. Kuba yarabinyujije hariya, n'ubundi n'ubukwe yabunyujije hariya, iby'uko urugo rumeze yabinyujije hariya, iby'abazatumirwa n'atazatumirwa twabimenyeye hariya, ibyo kwiyama abatekereza ku myaka yashiriwe twabimenyeye hariya, ibyo kumenya ko urushako rwabishye cyangwa se hari ibyo twamenye kubera izo mbuga nkoranyambaga. Nta kibazo mbifiteho kuko nibwo buzima arimo. Ahubwo ubwo buzima arimo niba tweretse uko bimeze, biratanga somo ki ku banyarwanda, biratanga somo ki ku bajene batararongora, biratanga somo ki ku bakobwa batararongorwa. Nicyo kirimo akababaro ke ari gutredinga, yashyize ahabona, katanga somo ki, kavuze iki.
uyu mwana w'umukobwa mbihereye inyuma nkaza mbibwira abo dukorana kuri radiyo, inzira yanyuzemo ubwayo yari iteye ibyishimo, yari ishimishije ariko inateye amakenga. Yari ishimishije kuki? Kuko n'umwana w'umukobwa ukiri muto wamamaye akiri muto, akamamara mu bintu nakita byiza. Buriya marigre kuba wenda ibintu by'ubukirisitu n'iyobokamana tutabyumva kimwe abantu twese, ariko abantu dushobora guhuriza ku kintu kimwe, k'abantu basariye mu by'Imana, nyine b'abantu bagiye mu by'Imana babyihebeye. Tugiye no kugenzura muri sosiyete turashobora kubasangamo imigenzo myiza kurenza abatabirimo. Hari icyizere tuba dufite ku muntu uri mu bintu by'Imana. Umuntu wabyihishemo by'igihe kinini ntituzamubona mu buraya n'ubwomanzi cyane. Niyo yabikora bya kimuntu, ishobora kuba rimwe kabiri, ntabwo byabaho nka ba bandi babifata nk'akazi ibindi bikaba ibiraka, sibyo? Uwo muntu ntituzamubona mu businzi n'ibiyobyabwenge. Uwo muntu hari ibintu bibi tuzamubona, nyine ni ubwihisho bwiza. No kubona umwana wamamaye akamamazwa no kubwiriza umurimo w'Imana ku myaka mito, at one side byari byiza. Icya kabiri, si dufite abantu barenga miliyoni basaba imirimo bakayibura, hakaboneka imirimo 300,000, sibyo? Yari yihangiye akazi ku myaka mito, akazi kaza gutanga ihumure. Kuri kubivuga se nkaho ari kahise, Eh? kuri kuvuga nkaho byarangiye. Oya, yarakihangiye. Ubwo ndi kureba, ndi kubihera inyuma. Ahimbye akazi kamufasha ku giti cye, araza gutanga akazi, ba producteur babona akazi, abategura ibitaramo babona akazi, promoters babona akazi, abamwambika agiye gukora video babona akazi, abanditsi babona akazi, Abashooting izo video, abashooting izo video babona akazi. Natwe abanyotewe n'ubutumwa bwiza bw'ijuru tubona ihumure, tubona aho tujya kuvoma ihumure. Muri uko kwamamara ari muto, ari guhanga imirimo yabo bose twavuze, atangira intambara mu myaka itari intambara. Uribuka intambara za Cano na wa mugabo ufungiye Mageragere ntinyakuri? Uriya mugabo yaraguhabuye. Zizera yaraje. Nta shani idacika rega. Genda mutinya sinkubeshye, ntabwo namukoraho ikiganiro. Yari byo kuvuga ngo uri kwikarakasa niyo ndaba mfite amakuru, ntacyo nako. Afazari nagikora kuri generali. Ubu namuzanaho imikino, abana bisanga mwaririya hangana, sibyo? Bamaze kuryisangamo bigira uko birangira. Wumve iyo parikuru bwanigira neza. Muri uko kurangira gutyo, umwana hajemo pressure y'amanota. Cyagiye yakoze twonkome bakareba amanota yabonye, urabyibuka ko byasakuje. Ubwo ndi kukumvisha intambara umwana yinjiyemo ari muto. Umwana muri za ntambara aba yakirangiza secondaire, cya gihe none cya libertinage. Akeneye kubwira iwabo ati mvuye mu rugo ngiye geto mama. Cyewe urumva nkeneye kurepeta nijoro, ngira ibitaramo mu masaha akuze, kuza gukomanga saa 8 z'ijoro. Cya kabiri, nimba ntibeshye wabo ni Musanze. Famille yaraje. Ariko akagira igihe avuga ati nkeneye kugira ibyanjye nimenyera mu buryo ubu n'ubu. Umwana yashoboraga kugira gutya akavuga ati none ngeze igihe cyo kwigenga. Nyine imyaka ye y'ubukumi no kugira iki ayijere muri ubwo buryo, ari nayo process. Buriya gusimbuka intambwe ntabwo byoroha. Bigenze gutyo ahise akundana n'umuntu. Umuntu abantu bemera, sinzi nimba abantu bemera ikintu cyitwa age gap. Buriya science twereka ko atari byiza cyane gushakana n'umuntu mu rutanwa cyane mu myaka. Ntabwo ari byiza. Haba hakwiriye kubamo intervalle y'imyaka hagati y'2 n'5. Ariko iyo byarenze aho biba bitangiye kuba ikibazo. Impamvu ibyo mukunda ntibiba bigifitanye isano cyane. Umwe akeneye kuryoshya, wenda nuko aba umwe ari umurokore, umwe akeneye kuryoshya, undi akeneye kuruhuka. Nanjye kuri iyi myaka mfite n'uru ruhara, ntabwo nyiri umuntu ugikeneye kuvuga ngo ndara amajoro 2 mu cyumweru. Oya, byakabije ryaba rimwe. Mugeze mu myaka yo kuryoherwa no gusinzira neza, ikiruhuko cyiza, no kubyuka kare nkibuka imihanda. Ngeze mu myaka ya pressure yo kutitekerezaho, ahubwo nkatekerereza abandi bantu batari bye, kuko ari igihe bazaba batamfite. Iyo byageze aho, ntabwo naryoherwa n'umuntu umbwira ngo dusohoke 3 mu cyumweru. You got me? Umwana ahise
yisanga muri relationship imeze ityo. Relationship imeze ityo iyo umuntu noneho batanahuje umuco, I'm sorry to say so, ntabwo ndi kuzana ibintu bya xenophobie. Kudahuza umuco mvuga, umuntu umwe ni umurokore w'indani muri ADPR nubwo ubwo mu ntambara yarwanye nibagiye yo gushwana na ADPR yarangiye yanasutse, hari icyo biba bivuze kuri psychology y'umuntu ukiri muto. Undi ni umuntu wevuriwe mu kisilamu, umuco West Africa, umuco wa hano mutagize uwo mwanya munini wo kumenyana, akunda iki yanga iki, sibyo? Bivuye aho, kimwe cy'imyaka nakubwiraga, none tujye muri communication. Buriya communication ni ikintu, urukundo rukenera ibintu bitasaba complication, ukenera imikino y'ubugoryi. Nimba ukundana n'umuntu wawe mutajya mukina imikino y'ubugoryi, burigiye muganira ibintu biri serious, nta mwanya w'ibintu biri aho, mutagira ngo urwo rukundo ruraryoshye, sibyo? Ibyo bintu byoroshywa na communication, ko mwumvikana. Abantu umwe ni umufrancophone pire, avuga français de France, mugani wo mucambuzi. Undi ahanyanyaza mu cyongereza cyenda gusa nka kimwe cyankuye mu rugi cya isinkisat, sibyo? Communication iri bugorane. Uwo muntu none wareba evolution ye, uze kureba amakuru averifiye ntafite neza yizewe, avuga ko Idrissa Ouedraogo ari umuntu wevuriwe mu gisirikare. Uyu munsi akaba ari umushoramari ukomeye mu bintu bigira aho bihurira n'ubuhinzi. Wampaye amakuru uza kurushaho kuyanshakira, kandi wabaye muri Burkina Faso igihe kinini, yambwiye ko uyu muntu yabaye umusirikare utari n'umusirikare usanzwe. Ushobora no kuba yaravuzwe no muri za kudeta hariya, sibyo? Nabishakije kuri internet, izina rye ndaribura, ariko umuntu wamubwiraga ibyo ntiyabaye muri Burkina Faso. Uwo muntu uri kumva seriousness afite no kumupetite ukiri muto byimereye gutyo. Tubihuze mu buryo bw'akazi. Umuntu wabaye umusirikare w'ibigeshi, uri kwitekereza ishoramari rinini gutyo ryambukiranya ibihugu, wowe uri umuririmbyi ushobora no kuza kuvanamo akanyungu gatabara akavuga ati sunda aha harimo iki, ni duto, uri kumwibwirira iby'ibitaramo, wo gukeneye iruhande ibitaramo bitaza no kumenya cyane. We ni passion, wegeze ibyo bya passion, hari ibindi bintu azi bidudu bizaha ibifaranga. Hari ibintu byinshi byatuma abantu batakumvikana. ngo it was against all odds, Against all odds, ni kumwongereza so abivuga. Yego. Noneho twabonye ibimenyetso. Umwana yakoze ikiganiro na murumuna we Coachien, murumuna we yerekana agahinda. N'undi ashobora gufiringa, we yerekanaga kagahinda afite ko gushaka kwa mukuru ka fexe business isanzwe ari passion. Muri hari business dukora atari passion, ejo ntibyagutungura. Business ubwo ni ukuririmba. Yego. Kandi tubazi nka Vestina na Dorcas ni itsinda. Yego. Ntabwo barajya solo ngo buri umwe aririmbe ku giti cye. Ariko mbere mu buryo bwabo, kuko baravukana, icyo ni cyambere, barabanaga, babaga bicaye bagakompoza bari kumwe, bakarepeta bari kumwe. Uragira inspiration yazaga, inspiration yazaga bari kuganira. Ubu nkanjye tubaye dukorana turi inshuti, hari story ideas zijye turi n'inshuti hanze y'akazi, bishobora no kutworohera. Hari story idea ishobora kuzanwa nuko turi inshuti. Twari kumwe turi kurebana umupira na ya kipe yawe mu Bwongereza isigaye ihunga ibikombe, ariko turaganira nyine tubona story idea y'ibintu tuza kuganira. Murumuna we yarizwaga nuko ibyo bitagishoboka, ati n'umugore ngomba kumubasi, namuhamagara igihe ngishakira, ati nagize depression. Emile n'umujyanama wabo ati ariko subu mwabyemera mugasha nyine abaza wa wundi mutoye witwa Dorcas, washaka umugabo ukiri muto? Undi ati reka. Undi ati nagukubita nakumerera nabi. Ari umukuru. Ati ibisobanuro yongeye kugushaka uri muto, kandi nawe yashatse ari muto, hari icyo byumvikanisha. Kuza bikagera. Uru rugo ndakumenyesha ko rutamaze amezi 5 chef. Ushobora ko ruri mu ngo za mbere zihuse mu mateka y'u Rwanda. Nk'uwakora top 100, top 100 y'ingo zisenyutse vuba uru rwazamo. Ushobora ko turasenyuka.
ibyatangajwe niba ari ukuri atabaye hacked kuko bamwe bari kubivuga sibyo atari inshuti ye yakoresheje urubuga nkoranyambaga rwe atabizi hatinda process ya divorce ariko ntekereza ko ariko nta rugo rwaba rugihari haba yabitangarije he ntabyo wabibonye he yatangaje. iriya twitter hari ibyo yavuze ko nyine nawe ariko nyine si iriya twitter uri kuvuga kandi nanuze bose barayise sha ibyo byihorere yari iri muri story se n'ubundi ko isaza umva ntabyo mu cyambu kubivuguruza iriya twitter nta kimenyetso cyerekana ko ari Ishimwe Vestine icyo ni icya mbere ko n'ibintu yatangiye ipostinga njye nayikurikiye ndayireba yose ntabwo bigaragara ko ari icya kabiri aba bana bayobowe n'umuntu w'umuhanga mu bya communication kandi ufite brand nini wakabaye yihutiye kugira icyo akora aba yataruye umwana wabikoze yego ntabwo communication yari kuba amafoto ya Emirene ari gutembera ino stade mu Bwongereza ya Arsenal Emirates sibyo kurenza kugira ikintu kudibankinga ibi byatangaje exactly nsurira Instagram ya Vestine umbwire niba kiri amafoto ye n'umugabo we ntayo y'insurire nsurira ndebere ko yari yarahinduye izina amazina ye yarongeyeho n'izina ry'umugabo we mubwire ko rikiriho hariho Ishimwe Vestine ibyo nabyo ni ukuba hacked none se yabaye hacked na cya kiganiro ko nyina Emirene yari hacked mu bitekerezo muri gukina n'imitwe y'abanyarwanda Ishimwe Vestine ufite followers y'ibihumbi 154 handitseho Ishimwe Vestine amafoto hariya na murumuna we bari mu bitaramo bari kuririmba bazengurutse bagiye hirya no hino rwose ndi kumanuka nkarinda ngira ku ifoto afite post 79 as it stands ntayo kuko ranasubiye no mu za kera basohora za ndirimbo za Yebo Ihema urabona ko izi ngizi ari za kera nta poste y'umugabo we iriho nta foto y'umugabo we iriho nta zina ry'umugabo we ririmo kandi mu minsi ishize twararibonaga okay ibyo birakwereka iki gusa waba wahakinze ya insana vapa aho ngaho ntiyahagera waba yahakinze akaba yahereye hasi ibyo iyo mvuga ngo aba bantu bari kumwe n'umuntu w'umuhanga muri communication byasaba kuba umunyamakuru ufite experience byasaba reka kuba imyaka uri 10 ikimara mpuzamahanga kugira utemera ko Emirene ari umunyamakuru w'umuhanga umasteringa communication byasaba kuba utumva ko nawe ubwo ari brand kandi afite brand zafasha mu kudibankinga ibintu Emirene ubwe anyuze kuri Instagram ye na Twitter ye niya MI nka web niki ukongera na The Choice akorera sibyo bafatanya abantu be bahawe n'abandi batangaza amakuru statement nto yasohora kuri ibi bintu yatikwira mu bitangaza amakuru kandi kabivanya abantu mu gihe iyo silence ifite ikivuze sibyo hari ikindi abantu bazanye ku ruhande cyo cyatuma niheba ko byaba ari uburyo bwo gutwikira indirimbo bagiye gusohora hari terime yaje yitwa ngo gutwika bibaye ari byo mani igira neza hakaba harimo gutwikira indirimbo baba batwitse bitwika bano bantu bakeneye gutwika koko haba hajemo gutwika indi famille igera kuri sinibwira ko ibyo bintu babikora nese ko bakoze indirimbo nziza aba bakobwa sinkubeshye mu Rwanda mu bantu baririmba gospel mwese ndabemera ndanabubaha ni nacyo gice mu Rwanda kirimo abantu b'abahanga kandi bafite indirimbo zigera kure navuga ko nyuma y'Israel mbonye abo bantu aribo bakurikira mu gukomera muri gospel nyarwanda uyu munsi nta bandi bafite indirimbo yitwa Yebo imaze kurebwa na miliyoni 24 miliyoni 24 bafite bita Emmanuel miliyoni 9 none se ubwo bakeneye gutwikisha izi kandi izo zarebwe batakoze negative publicity none iyo negative publicity ntabwo ari bigarukiraho uri hari ibintu iyo uri mariye hari ibintu udakina nabyo kuko biza kuzenguruka bikagera ku bandi bantu batari wowe biragera ko mwashakanye bigera iwabo binagera iwanyu bibe byagira no kubana nimba bahari rero icyo ni ikindi bibaye ari ugutwika sinjya mvuga ku bantu penda nabitinya niyo ngiye kuvuga ku bantu ngerageza ku buryo nazana akantu kari positive nababara cyane kandi Emirene yaba mbabaje bibaye ari ugutwikira indirimbo Emirene akaba biri inyuma antake umunyamakuru uri mu bambere b'abahanga mu Rwanda mu banyamakuru bakora show business mu Rwanda sinibwira ko dufite abanyamakuru babiri barusha Emirene ubuhanga simbitekereza ko tubafite
sinibwira ko ari abo dufite bari successful kumurusha, kuko njye ntabwo success y'umuntu nyibara mu kuvuga ngo ibyo yagezeho mu buryo bwa mikoro by'ubutunzi gusa, ahubwo ibyo wagezeho wasaguriye abandi iki. Emirene yiteje imbere ku giti cye, afite abantu benshi yateje imbere. Ntabwo twari kumenya Vestine na Dorcas ku rwego tubaziho atari Emirene, ntitwari kumenya Niyo Bosco ku rwego tumuziho atari Emirene. Uyu mwana bamwita Kayi, bamwita nde? Nshambaza aratubwira. Yego, Kenny Kayi atari Emirene. Imana y'imihanda yitwa nde? Niwe Kenny Kayi. Yego, uyu mukobwa wa Kirehe iwacu bamwita gute? Urapa yambaye ibigutiya. Adibi. Undi ninde? Emirene yazamuye abantu benshi kandi akaba umusitratege cyane. Uzarebe iyi mpano abona yari igikwangari ntaho yagera, ntumenya aho yayirekuriye. Uzarebe cya Tonalite gifite cyanjye, sikizi kuririmba, ntigifite n'indirimbo nyinshi z'amahiti buriya mu Rwanda umenya. Tonalite aba yagize uruhare mu kuzandika. Buriya mu bantu bagira uruhare mu kwandikira abahanzi badahabwa krediti harimo Tonalite, n'uyu mwana uririmba igishega ariko ubona ko nawe azayobora imihanda cyane bamwita. Oya, uyu uririmba igishega ugira igisokozo mu musatsi. Desdara. We na Tonalite ari mu bantu bandika amahiti ariko nta na krediti bakeneye. Tonalite si inshuti y'Emirene ukurikije ibiganiro bakorana ubwinshi bwabyo, uzareba mu managing ntibishoboka. Abazi ngo abafatikaniye. Uwo muntu ni w'umuhanga gutyo, agiye inyuma y'ibi bintu nababara cyane. Rero ibyo akaba ari byo ntekereza. Ikindi kubihirwa k'uyu mukobwa, tugaruke ikintu nirengagije, hari ibivugwa ku ruhande bibaye atari byo byaba ari ugushinyagura no kwinjira abantu, ariko bibaye ari byo nabyo cyaba ari isomo ku ruhande rumwe. Haravuga ko uyu mukobwa gukundana n'uriya muntu ngo yabaraga n'ibiceri, akavuga ngo Wedrago arakiza afite amafaranga menshi. Umukobwa akavuga ati ntacyo nanjye nishakanire no mu miliyarderi, ntacyo bimpombye. Buriya nkubwiza ukuri, umuntu mushobora gushakana afite amafaranga ntayaguhe, akaba atunze miliyari, mu gitondo yagiye ku kazi akagusigira 5 by'iposha akakuba tuze guhaha. Mu rugo mama yakubwira ko arwaye bikasaba ko umuhamagara, kandi atunze miliyari mwarashakanye, wamuhamagara akakubwira ati yewe nshize 10 kuri momo ye, cyangwa akubwira ati najye kwa muganga bampe fagitire. Ku rwego y'amafaranga ubu bizi neza ko ahari ariko we ntayo ufite. Nabyo burya byakihutisha uko gushwana, umuntu ashobora kuyageramo akayobora access bikaba ibibazo. Cyangwa bambuka avuga ati wenda akabitekereza bijyanye n'icyo basezeranye bibe divorce. Ibyo bitangirana mu bindi bitari kwinjira mu buzima bw'abantu, cyangwa se kwanaliza ibintu bishobora gukora ku marangamutima y'umuntu wibabariye hari ukundi kuri, ariko nabyo byakabaye bisiga isomo. Nyine urugendo rw'uyu mwana, ibi bibazo ahuye nabyo byakabaye hari amasomo bisiga akomeye. Amakuru avuga ko uyu mugabo yabanje kuba inshuti y'umuryango cyane kurenza kuba inshuti ya Vestine, kandi mu buhanga bwo gutereta, iyo ni art yo gutereta iteye ubwoba. Buriya nk'abantu gutereta, niba ushaka ko umuhanga mu gutereta, inshuti ya famiye y'umuntu ushaka gutereta birakorohereza. Niba ari umufiyemeri, umwereka ko umukunda, mwereke ko umukundira umwana, aho kujya kumugurira iyo kanzu yawe 50,000, kurira utugifite umwana, ujya kumusaba umwana musohokane. Nyina wamutsindiye, watsindiye umutima we byoroshye. Uri kuva nimba ibye aborangije. Iyo ni tactique yoroshye kandi ugomba nk'abakopeje. Ariko kuri icyo cy'amafaranga sinzi ukuntu uri bukivuge. Ubanza abongezeho bavuga bati when you pray for the rain you gotta deal with mud too. Nimba usengeye imvura ugomba kwitegura guhangana n'ibyondo. Ntekereza ko umugabo ufite amafaranga atabura na controle. Mushobora kuba ikibazo gihari cyarabaye ari strictness bo muri West Africa, kuko umuco wabo ari wabikomoje aho kaca n'ikintu gikomeye ku umugabo ugomba kubahwa no kugandukirwa. Nka wa mupasitori kuntu yabibasabye mu gusezerana, nawe ati kugandukira umugabo biravugwa cyane. Strictness y'abantu bafite amafaranga biri hejuru, strictness y'abantu bo muri West Africa biri hejuru bijyanye
ahandi n'umuco wabo nuvuga West Africa bishobora none ujye wongeraho Burkina Faso ukwayo pays des hommes intègres ni ababurukina abantu biyizera nk'aho ari inyangamugayo cyane kubera kuba igihugu cya kapiteni Ibrahim Traoré kandi koko ngo ni n'inyangamugayo aba Burkina Faso ntabwo bapfa guhemuka uwo muntu twaganiriye nyine bubayeyo cyembwe ko ari n'inyangamugayo ariko ngo bagira igitsure cyane nyine ni ba Thomas Sankara bagenda ngo bagira igitsure hano umuvandimwe ansangije ubutumwa ushobora kuba aranariza undi muntu akora iki nabo muri Amerika ngo yakoze analize aravuga ngo uriya mutipe ararengana icyo nzi neza ibibaye biramutunguye ubu se mwe ntimubona ubukwe bwa Vestine bwari deal igaragara kandi yacuzwe Paul ku munyamahanga wacu ese ko Vestine atararongorwa nawe bari barabuze visa ya Canada bavuga ko wenda kubona visa ya Canada bishobora kuba byorohejwe no gushakana n'uyu muntu simbizi ese kuki abivugiye Canada ese kuki ubukwe bwe bwihuse kariya kageni ese kuki batandukanye byihuse gutya ubu hari ibyo kwibaza nyine abantu bakita bibaza ese batandukanye atwite kuki se batandukanye adatwite ubwo muri analize y'uyu muntu nanze kuvuga amazina ye kuko sinzi imba bikunda n'umuvandimwe wari umpaye icyo gitekerezo n'ibyo yaganiraga hari ibintu byinshi ariko ikirimo nuko ibi bibaye ari isomo ku bantu hari ibintu byinshi biri guturuna uturu y'ibi bintu ariko ikirimo gikomeye nuko ari isomo rikomeye hanyuma ubwo hajemo ibibazo bibiri iki ni ikintu gikomeye cyo umucambuzi azanye nacyo cyaba debunked ukundi ku ruhande kuko abantu baba bati abantu bagira imibare ariko se nanone umuntu ari cyangwa umuntu ni mugari ni umuntu watekera ibyo ngibyo kuko ntekereza ko ku myaka ye ba Kenisoro ntibajya muri Canada kubera izina bafite gusa bakabona visa bakaririmba nangiye kuvanga hari igihe hazamo n'imyaka umaze uririmba iyo ufite nibwira ko hashobora kuba impamvu nyinshi zishobora gutuma iyo viza uyibona cyangwa uyima viza mbamo hazamo n'amahirwe ubu kuba umwana w'umukobwa nk'uriya wakuriye mu mana yatekereza icyo kintu ashobora kugitekereza cyangwa yakigirwamo inama cyangwa se yagitekererezwa cyangwa yagitekerezwa ibyo bintu abantu ntabwo ingwe yavutse izi gufata ku gakanu uburyo ingwe yaje gufata ku gakanu yaragiye ijya kurya ihene ahantu birangiriye iriye umurizo noneho ijya ku ruhande aho ngaho ihene zirayiseka abashumba barayiseka ati ingwe burya ni ibicucu imena ikiraro nirangiza irifata umurizo w'ihene yumvaga yayigeza hanze ifashe umurizo ngo itega amatwi yagarutse ifata ku gakanu nta hene n'imwe yarokotse buri munsi yatwaraga imwe hari igihe rero ibyo abantu bakuganirije cyangwa bakubwiye bituma umenya ubwenge hanyuma strictness urayivugaho iki n'ijambo kuba umuntu afite amategeko n'amahame shingiro agomba gukurikiza nk'umugabo ibyo ntabwo tubizi ariko ko ariko byagenze wandi kubivuga nyine in general byo bivuze iki mu gushaka hanyuma ukagaruka ku bakobwa bo muri iyi minsi bumva ko nabo nyine bagomba bitewe na idea ziri kuza tujya tubabona abafeminist ku mbuga nkoranyambaga rwose babwira umuntu you are independent woman this and that icyo kintu ku bantu umuntu wese ugiye gushaka ni ikintu akwiriye gutekerezaho kandi akagishyira mu bwenge cyane gushaka ubutangira urugendo rwo kwitakaza rwo guta wowe wa nyawe ukentegramo undi muntu utari wowe mutakuranye mudahuje imico mutize bimwe mudahuje ibyo mukunda mutari muhuje inzozi ariko uwo muntu kuko mugiye kubana bigasaba ko wigwa mu igice cya wowe nyawe kubera uwo muntu ndabivuga mu buryo bubiri ni hamwe gushaka bidashingira ku rukundo gusa bigashingira kuri commitment engagement bya bindi ubushize nigeze kukubwira tuganira kuri fish love numvisha barayikunze hamwe you invest yourself in the other person wowe urigira neza ariko ugiye kubana na Karine you invest yourself muri Karine kuko we muri Karimana usanzwe wikunda ufite wowe ugiye gukundira muri Karine iyo nangajoma aho ni naho nkundira babagabo bateretesha amafaranga cyangwa batanga ibintu buriya bari abantu umugabo muri kamera bakwiriye kuba provider wa mugabo utanga ibintu burya bafite ikintu akurikira kurenza wa wundi utwara imitoma gusa imitoma ni ati mukanya yanahimba indi ariko umwe wagutanzeho ibicera akabazi ko
icyo kiwigi wambaye cy'ibihumbi 300 ari we wakikuguriye, akaba azi ko iyo iPhone 17 ufite ari we wayikuguriye, akaba azi ko inzu nziza ubamo ya 400 cyangwa 700 ari we uyishyura, n'iriya kanzu nziza wambaye ya DS ari we wabiguze. Uriya mugabo kugukunda biramworoheye, afite we yatakaje kuri wowe akurikiye. Nashaka kuvuga ko icyo cyangajoma, sibyo? Iyo harimo angajoma umuntu mumaranye igihe, ushobora kumenya angajoma ze cyangwa commitment yirangana gute kurenza kubihubukira n'ikindi. Icya kabiri ko kumarana igihe ubwo biranahura n'iyama yo kuvuga ngo abantu babanze bamenyane bihagije, hari ikindi kintu cya kabiri cyo ndagikoreshamo inkuru isanzwe, ishobora kuba ariyo cyangwa itariyo. Abantu bakwiriye kujya gushaka bariteguye, no kuvuga ngo kumenyana n'uwo mugiye gushakana gusa, kuba bariteguye ko urushako atari rimwe guteranyaho rimwe bizaba kabiri. Mu rushako hari igihe rimwe guteranyaho 3 bihinduka 7, hakaba n'igihe 5 guteranyaho 5 bitaba 10 bikaba 6. Ntabwo gushaka ari science exact, ibintu ntibiba uko biteguye. Ibyo ubona, icyo ubona ari umweru, ntabwo imbere y'umugore wawe ntabwo ari umweru, kandi rimwe na rimwe uri sanse kwemera ko atari umweru kandi ubona ari umweru, vice versa. Ndaguha inkuru kandi ubwo uhita unandekura nigendere. Umusore yari afite papa we w'umukire, aramurihira yiga neza, arangije abona amafaranga, abona akazi keza, abona amafaranga, yubaka inzu nziza, agura imodoka. Amaze kugira imyaka nka 33 yegera papa we aramubwira ati, papa, you know what, nshaka kurongora. Warakoze kunderana imico myiza ndakura, warakoze kundihirira ndiga, warakoze no kunshyigikira mbona akazi, no kungira inama mbona navamo umugabo mwiza nkawe, nshaka kurongora. Isahita twama n'umujinya mwinshi ati, imbesire, ceceka, mbwa gusa, nsaba imbabazi. Mungu ati, no, come on papa, cyewe ntacyo nkushinja, ntacyo utakoze. Ubu tuvugana naraniyubatse, uretse ibyo bibonesha amaso, mfite connection, mfite n'amafaranga menshi kuri konti. Rwose wandeka igihe cyo kurongora ahubwo ukanshyigikira. Isati toka, nsaba imbabazi. Mwata ko papa, wenda let me show you proof, dore konti yanjye uko isa, kandi utagira ngo narahubutse umukobwa ngiye kurongora, tumaze imyaka 7 duteretana, ni umukobwa mwiza. Isati tetwa, nsaba imbabazi. Mungu ati, no papa, azisuzi ko igisekeje umukobwa unamuzi, no kwa kanaka kandi n'abashuti bawe n'abantu mwabanye, nanze kujya kure uko nyine wambwiraga. Isati funga umunwa, saba imbabazi. Bikomeza gutyo bigera ku nshuro ya 15. Bigeze ku nshuro ya 15, umuhungu yari yamaze kubira ibyunzwe n'ubwoba na frustration, ahita apfukama hasi n'amavi hasi, ikiganza ati, mbabarira papa, I'm sorry, nshobora kuba ndi gukora amakosa, kuba ngiye gushaka, nakabaye nararetse akaba ari wo mbwira nkashaka. Isahita amuhagurutsa aramuhobera, amubwira ati, mwana wanjye shaka, wageze igihe cyo gushaka. Kinyeretse ko ugeze igihe cyo gushaka, ubwo ugeze igihe cyo gusaba imbabazi nta kosa ufite, wageze igihe cyo gushaka. You get me? Ubwo ugeze igihe cyo gusaba imbabazi nta kosa ufite, wageze igihe cyo gushaka. Nuko zubakwa. Ntabwo urugo hakorwa deba ngo uyatsinde, igihe ubona deba atari ngombwa. Ntihakwiriye ko uburyo bwo gutegura ahantu ugiye gushaka. Ingo zirimo ibibazo, zirimo intambara, abantu bamwe bakazijyamo bazi izo ntambara n'izizo uko bazazirwana. Buri gihe ntabwo ari paradizo, ntabwo ari umunezero abantu baba bagiyemo. Urugero rwiza ni urw'uyu mwana, ariko zimwe mu ntambara ukuzitegura bikaba biza muri bwa buryo nahoze nkubwira. Ako ive mu gusoza, ibi bintu bivuze iki psychologically, birareflecting iki ku bantu turi kubona muri iyi minsi? Birerekana sura ki mu Rwanda dufite imbere bitewe na mindset turi kubona mu Rwanda imbere bizaba ibindi tuzaganira. Dufite u Rwanda rw'imbere rw'abantu bazajya batinya ingo. Tugiye kujya tubona abantu bike gitsina byose, ibitsina byombi. Tuzabona abagabo badashaka ingo, nagira amahirwe abona umukobwa umubwira ko yamuteye inda, ubundi asigara atekereza uko bizagenda. Tugiye kubona abakobwa bazajya yifuza kubyara nta mugabo, yumva arakeneye iyo independence. Tugiye kubona ubwiyongere bw'abatinganyi kubera ubwo buryo ingo zitakiryoshye. Tuzabona na divorce zizarushaho gukomeza kwiyongera. Yego,
psychology ubwo uvuze ku Rwanda ariko nakubaje na psychology. psychologically abantu bari damaged, abantu psychologically mu ngo hari ingo tubona zidahari ku mpamvu zitandukanye, ubukene, ikigare, imbuga nkoranyambaga, urumva, peer pressure mugani wa peer pressure, kongeraho inyigisho zihari. Ntabwo nanze kwiteranya batagira uza kundeba nabi, twumvise ariko hari inyigisho ziba zihari zidashobora korohera ingo n'ibindi.